Reka mbasuhuze nshuti bakunzi bakarabo k'Imana, abatanyibuka ndi umuhanzi simubizi se. Ubu rero muri iyi minsi murabizi ko nakoranye indirimbo na Karasira, ariko nabuze amafaranga yo kongera gusubira muri studio ngo nkore indirimbo ikaze ifite karite nk'iyo nakoranye na Karasira. Rero ubu ngubu nahisemo kugurisha inzu zanjye. Mfite inzu ebyiri nshaka kugurisha. Izo nzu ebyiri ni inzu zitari nini cyane, ariko nanone ntago ari inzu ntoya. Ushobora kwibaza uti se izo nzu karabo k'Imana wubatse ziherereye hehe? Reba uvuye Nyabugogo, utega imodoka ikakuzana muri uyu muhanda wa Gatsata, Karuruma, Kabuye, Nyacyonga, Rusine niho ugera nyine. Nimba uri umuntu utega imodoka ukaviramo, cyangwa se nimba uri umuntu uje n'imodoka yawe bwite, uhita ukata mu kuboko kw'ibumoso ugahita uzamuka. Ubwo nyine uhita uva muri umuhanda wa kaburimbo ugahita uzamuka. Kuva kuri iyo kaburimbo ugera iwacu ni amafaranga 300. Urabona nyine uzamuka aho gutya urimo urahabona, unyuze muri iryo shyamba gutya harimo umuhanda mwiza rwose imodoka zicamo, ukawuzamuka wagera haruguru ugahita usa nkaho umanuka. Ubwo ubugeze kwa karabo k'Imana. Ndakeka abantu mwahabonye. Amafaranga nshakamo ntago ari menshi, nta nubwo ari makeya, ariko nanone ni amafaranga azamfasha mu buzima bw'umuziki bukagenda neza. N'amafaranga azamfasha ubuzima bw'umuziki bukagenda neza. Urayabona ni amazu meza, ni amazu yubatse mu buryo bwiza, mu bushobozi bwanjye nyine. Ni ukuvuga ngo rero hari na pariseri nini wahingamo imboga, wahingamo insina irenze imwe. Ubwo rero mumpamagare turebe ukuntu izi nzu twazirya amafaranga, kandi ibyo mbabwiye ni ukuri kandi pe muzigure. Nimero yanjye abayishaka ni 078 68 55 784 078 68 55 784. Iri no kuri WhatsApp, cyane cyane munyandikire kuri WhatsApp biraba byiza cyane. Mfite na email ni akarabokimana patrick@gmail.com. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibaho umugisha rwose ndabisabiye, ariko izi nzu muzingurire nanjye ndebe ko natera imbere. Yego murakoze.